umuhanzi nka Mugisha Benjamin wamenyekanye muri muzika nyarwanda nka The Ben yavuze ko igihe kigeze ngo abantu bazirikane ibikorwa by'abagize uruhare mu iterambere ry'umuziki aho kubyirengagiza bikamera nkaho bitigeze bibaho. Yavuze yuko rwose ibi ngibi atari byo. The Ben yatangiye urugero rukomeye cyane ko bita Lick ibi yabigarutseho nyuma yo gutambutsa ubutumwa ku mbuga nkoranyambaga bushimira Lick uruhare yagize mu gufasha abahanzi by'umwihariko ku bihangano yakoze byiganjemo ibikunzwe uyu munsi. The Ben ati Lick rwose niwe n'uw'ibihe byose, ibyo wakoreye uruganda ukinarukorera ntibizibagiranywa mu gihe cyose nkiriho, igihe cyose nzahora nkuvuga, nzahora nkurata mu maso y'abantu, nzakomeza nkugaragaza nk'umugabo udasanzwe. Yihanangiriza rwose abantu bashaka kwirengagiza imbaraga bataweho n'abandi kugira ngo bagere aho bageze uyu munsi. The Ben yakomeje avuga ku cyamuteye kwandika ubu butumwa. The Ben yavuze ko rero ababazwa no kubona ukuntu sosiyete itajya izirikana ibikorwa abantu baba barakoze ngo amazina yabo asigasirwe abe yazamuka. Ukabona wenda umuntu azamutse ku bw'undi muntu, ariko yamara kugera hejuru rwose amaze kubikimenya bose ugasanga ntiyibuka wa wundi wamufashije kugira agere aho ageze uyu munsi. The Ben yagize ati natekereje nsanga abahanzi banini uyu munsi bari mu Rwanda benshi barakozwe na Lick n'abandi bari barabaye abahanzi benshi rwose. Hari abatarakozwe nawe ariko ibyo bagezeho byose babikesha uyu muhanzi Lick. Ibi ngibi The Ben yavuze ati biratangaje ukuntu dufite umuco wo kwirengagiza cyangwa se kwibagirwa ibintu umuntu yakoze. Nasanze ibindi bintu byose ibindi bihugu ari abahanga mu gusigasira ibikorwa by'abantu. The Ben yihereyeho yagaragaje Lick nk'umugabo wakoraga abahanzi kubera urukundo yabaga afite umuziki kurusha kuwushakamo amafaranga. Rwose yawukoraga nta kintu yitayeho. Yagize ati uretse kudukorera imiziki, Lick yaduhaga amafaranga, yazaga mu rugo akadutegera ngo tujye kuri studio, kandi uko yabinkoreraga ni nako yabikoreraga abandi harimo nka Meddy, Tuff Gangs ndetse na King James n'abandi benshi. Ku bwa The Ben rero asanga igihe kigeze abantu bagasigasira ibikorwa binini abantu baba barakoze, ari nayo mpamvu yahisemo gushimira Lick. Kuva atangiye umuziki The Ben yakunze gukorana na Lick. Uyu muhanzi rwose Lick ni umuhanzi wayigize kugira izina rikomeye cyane no ngaha mu gihugu cy'u Rwanda. Uyu bakaba baranakoranye bahuriye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho barimukiye mu myaka ishize. The Ben rero amugaragaza nk'umuntu wo gushimirwa cyane muri muzika nyarwanda, umuntu buri umwe wese yakarebeyeho ndetse akaba yanamushimira.